nshuti tubana umunsi ku munsi nongeye kugusuhuza. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro cyacu cy'ubuzima ku byo duhura nabyo bya buri munsi. Uyu munsi rero twabateguriye umugabo ufite igitsina gitoya rwose nta njyana. Wowe mugabo umurikiye niba aho uri hose ndagusuhuje, ariko ugomba kwivuza kuko nawe ugomba kuba uri fiyeri y'uwo mugiye guhura, atari ukumubihiriza. Nshuti yanjye, ubuzima turimo ni ubuzima butoya cyane ko nta myaka 100 tuzamara, tugomba kubaho tunezerewe. Igikorwa cya mbere kinezeza cyane ku bashakanye ni imibonano mpuzabitsina, cyane ko ariyo yunga abashakanye. Mu gihe habaye ikibazo runaka, imibonano ni kimwe mu bintu byunga abashakanye, kuko iyo mibonano itabayeho nta kwiyunga kwabaho, ndetse ni na kimwe mu bintu bisenya ingo iyo udakorera umugore wawe uko abyifuza. Niyo mpamvu nateguye ikiganiro ku mugabo ufite igitsina gitoya. Iyi ni ikibazo gifitwe n'abantu benshi bashoboka. Wowe unkurikiye nifuza ko waba ufite ibisabwa ku mugabo. Umugabo hari amoko menshi arenga angahe ku bagabo bafite peni zitandukanye. Umugabo ukora siporo, watangiye siporo akiri mutoya, usanga rimwe na rimwe imibonano yiwe itandukanye n'umuntu udakora siporo. Mushishikariza kujya ukora siporo kuko nazo ni ingenzi mu bintu byose, kugira amaraso yabashe gutembera neza, umuntu abashe gukora neza. Tudatinze, iki kiganiro ni kimwe mu biganiro bizagufasha kugira ubuzima bwiza, ni kimwe mu biganiro bizagufasha kongera igitsina cyawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Dufite hano, dufite indimu, dufite tangawizi, ndetse dufite na jinja, arizo tungurusumu, ndetse tukagira hano n'amata. Ibi ni bimwe mu bintu bizagufasha kuzura zimwe muri serire zawe. Hari n'igihe umwana usanga yaravutse afite agatsina gatoya, ukagenda agura nabwo ntikibyibuhe. Iyo bimeze bityo, uvuza umwana hakiri kare, wowe mubyeyi unkurikiye, kugira ngo ejo n'ejo bundi atazatangira kugira ipfunwe kubera uwo bashakanye. Ntatinze turarapa hano. Iyi ni tangawizi, turayirapa. Tumara kuyirapa, turayivanga na tungurusumu. Tungurusumu ni imwe mu gihingwa duhinga iwacu mu Rwanda, nacyo gifasha abantu benshi bagiye batandukanye, kuko ni kimwe mu bifasha umubiri wacu guhangana cyangwa se kugira ubudahangarwa, kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Niyo mpamvu twafunguye iyi channel kugira ngo tubafashe kugira ngo tugire ubuzima bwiza, dushimishe abo tubana nabo cyangwa se abo mwashakanye, kugira ngo ibintu bigende neza. Usanga iyo umugabo afite igitsina gitoya, nawe ubwe mu bandi yumva afite ipfunwe, cyangwa se iyo bavuze nk'akantu runaka nawe ubwe yumva bitamunejeje. Ariko wa wundi yumva yuko yujuje ibisabwa, nawe ubwe yumva ko ibintu bimeze neza. Iyi rero ni tangawizi tumajije kurapa. Hanyuma iyi tangawizi tumara kuyirapa, turayishyira mu kirahure. Ushobora kutaba ufite rape, ukaba ufite blender, ukayishyira muri blender, ukaburendinga tangawizi. Hanyuma iyi ni tangawizi ushobora gukoresha ibijumba 2 cyangwa 3. Uraza kurapa tungurusumu, ntabwo tuyikoresha hano, turakoresha hano hatoya kugira ngo tuze ari duto. Hanyuma tungurusumu turaza kuyifashisha n'amata
amata y'iwacu nawe namwe muyafasha. Nawe ushobora kuba udafite rape ugakoresha nako blender cyangwa akandi kuma kabigenewe gashinzwe gukanda isitorosomo, nabyo birafasha kugira ngo bibashe kwihuta mu gihe ugiye mu kazi cyangwa se mu gihe ugiye kuryama ari kwihuta. Ibi ni bimwe mu bintu bizagufasha kugira ubuzima bwiza cyangwa se kongera igitsina cyawe kigashimisha uwo mubana cyangwa se umukunzi wawe. Ntabwo dukoresha nyinshi, ushobora gukoresha nka tune, udutete tune tuba duhagije kuko ni ibintu ukoresha mu gitondo ugiye kujya mu kazi, ibindi ukaza kubikoresha nimugoroba ugiye kuryama, bizagufasha. Iyi ngiyi irahagije, ntabwo ukoresha nyinshi, ukoresha nkeya. Hanyuma turaza gukoresha n'iyi ndimu yacu, indimu ya kinyarwanda. Nakubwiye ngo ugomba kwitondera ibintu ugiye kugura ukareba yuko byujuje ubuziranenge. Hanyuma ibi tugiye gukora ntabwo unywa byinshi, kimwe ikirahure turafata tungurusumu bwizi wakoze n'umuntu ugiye kunywa zimwe za tangawizi. Turaza gufata indimu dushyiremo gakeya, dufite hano amagi ya kinyarwanda. Aya magi ni amagi y'amanyarwanda y'ahandi. Hanyuma aya magi ni amanyarwanda, ukora uburyo bushoboka ku buryo ukoresha umuhondo wonyine, ntabwo ukoresha umweru. Turakuramo uyu mweru, ubyitegereze neza. Ubirebe neza, uyu muhondo niwo dukeneye kuruta ikindi. Uyu muhondo niwo tuza gukoresha, uriya mweru wo ntabwo tuwukenera. Ukoresha amagi abiri mu gihe ugiye kongera igitsina cyawe, kandi nabyo bizagufasha no kumara igihe. Ubirebe neza ko dukeneye umuhondo w'igi wonyine, igi rya kinyarwanda. Ntabwo turi bukenere uyu mweru, ntabwo uba ukenewe. Ndakeka ko akurikiye. Uyu mweru ntabwo ukenewe, hakenewe uyu muhondo. Uyu muhondo icyo dufasha, turaza kuvangamo bya bintu byacu. Ubirebe, uyu ni umuhondo w'igi turi gukora. Hanyuma ibi bintu turabimikisinga. Wabibonye uko bimeze, bihinduka umuhondo. Wabibonye. Hanyuma ibi bintu turahita dushyiramo amata make, igice kirahagije. Ibi ni ibintu dukoresha mu gitondo ndetse no saa sita na nimugoroba. Uyu ni wa muti
twateguye turi kumwe. Dore nguyu ukuntu umeze, uyu ni umuti w'abagabo, umeze neza, urimo tangawizi, urimo indimu, urimo igi ndetse n'amata. Ibi urabinywa bikakongerera umubyimba w'igitsina cyawe, ubinywa nabyo mu gihe cy'iminsi 15, unywa mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Mu gihe rero udashoboye kuba wabikora, hano hari umuti ushinzwe kongera igitsina cyawe. Ibi bintu ni umuti twavanze, urawubona. Uyu muti icyo ugufasha, urawufata, utusipoze ko dufite hano igitsina gitoya cyacu kandi dukeneye ko igitsina cyacu kibyibuha. Urafata ugasiga, ukagenda usigaho nyine, ukamara bogisa ikurekuye kugira ngo uhe amahoro igitsina cyawe. Uko ugenda usigaho buri munsi mu gihe cy'iminsi 3, ubona impinduka zabayeho, ku buryo igitsina cyawe kibyimba kikagera hano, hanyuma ukanezeza uwo mwashakanye. Usiga ahantu hose, kuva ku mutwe w'igitsina kugeza aho kirangirira. Ukabikora mu gitondo nimugoroba ugiye kuryama. Ntabwo ubikora ugiye ku kazi, ubikora nimugoroba uvuye ku kazi umaze koga, kandi nta kibazo, ushobora kubonana n'uwo mwashakanye ariko ukibuka gukoresha uriya muti twakoranye. Naho gutaha, ndagukunda ariko sinabura kukwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel. Aho ubona hasi handitse ijambo subscribe. Subscribe ikorwa rimwe. Niba ubona hacyandikishije ibara ry'umutuku ntabwo urayikora, ndakwibutsa ko wakora like, ugakomantinga, tukabana umunsi ku munsi ku biganiro tuzadushyiraho umunsi ku munsi, kugira ngo tubagire inama, twubake ingo zacu zikomere kandi zirambe. Nawe ubutaha rero, nimero yanjye urayibona aho hasi, nugira ikibazo urampamagara ufashe. Bye, nawe ubutaha.